Hey, hey, hey! Muraho! Mumeze neza amakuru yanyu. This is Humura TV show. Ubu ngubu hano turahumuriza tukomora imitima ifite ibibazo bihita bigenda ngo me iyo umuntu ahageze hasanga ijambo ry'ihumure, ubuhamya bwiza, ibitekerezo byose. Reka nzekire hasi ubundi babwire. Ngaho shyira hasi udutekerereze ukuntu ubona ibintu, wowe ibintu bibona twongeye gusuhuza abakenyezi n'abashinga nahe. Turabakengurukiye cyane turanyibariye bahariya hakurya kandi shabara turabashimye cyane. Turimo tugenda tubona mudukurikirana, birushaho kunyura imitima yacu. Muzajya mwandika no muri comment mutubwire ukuntu ibintu mubyumva, ibyo mushaka ko twavugaho, mutwungura ibitekerezo nyine tugende tubungurana twe turushaho kugira komora neza, kubaha inama kandi zubaka zakongerera icyizere. Muri iyi minsi hari ibyago by'abantu rero bari kuzajya biyahura, bari kwiyahura ari bato kubera imitima yabo yagize depression ngo yariyongereye. Yabaye akahebwe, yabuze abantu bahumuriza. Abo bantu turabakeneye, ntabwo dukeneye umuntu wongera kwiyahura muri iki kinyarwanda rwose. Yabaye akahebwe, imitima yanyu igomba gucururuka. Uzikumva abantu bangahe ngo bariyahuye we muri karitsiye imwe. Ripoti zitangwa ziratwereka ko ubwiyahuzi bukomeje kwiyongera. Muri uyu mwaka akeneye ihumure. Muri uyu mwaka byagenze bite? Muri uyu mwaka ibibazo byariyongereye, Satani nawe arimo arakora. Uzi ko hari umuntu wiyahura adakennye? Ugira ngo se wiyahura ni abakene? Nta muntu wiyahura ni abakire gusa, abana b'abakire gusa nibo bari kwiyahura. Satani n'abadayimoni be barimo barakoresha uburyo bwinshi bagateza abantu kwiyahura, kwiheba. ugasanga umuntu nta kintu avuze ariko afite depression. Ugasanga turi kumwe wagera ariko agahinda karakwishe, warananiwe kukavuga bikarangira. N'abantu batazi kuvuga kandi buriya ibyishimo by'umuntu nagahinda. Umuntu ufite umugambi wo kwiyahura duhure tuvugane, birahita bigenda. Tumuhe inama nukuri agire atwandikire arebe turatunamba turiho turahita tumufasha rwose. Ariko ikibazo nuko umuntu ufite gahunda yo kwiyahura arubwo ajya oya abadusange baduha ubuhamya batubwire. Ntabwo umuntu ufite gahunda yo kwiyahura abivuga, ndakubwiza ukuri pe. Ntabivuga buriya ari ibanga rikomeye. Burya n'umuntu umuntu akubwira ati ngiye gahunda mfite niyo kwiyahura, uzamenye ko akubeye. Umuntu ufite gahunda yo kwiyahura abikora mu ibanga rikomeye cyane, ariko ni ukuri pe. Umutima wanyu nuhumure, ni mutuze. Ushobora kwivuga ngo uriyahura kubera ko ngo abantu bakwanze, ariko nta kindi kintu ubuze. Twari abantu biyahura kubera ko abantu babanze, kubera yuko urugongo rwananiranye. Birababaje. Yego nyine ibyo bintu birababaje kandi twakira ibintu mu buryo butandukanye, ariko igisubizo si ukwibuza ubuzima. Si ukwibuza ubuzima ko hari umuntu uburaye gatatu ariko akaba avuga ati Mana yanjye undinde mbeho, akaba yumva yikundiye kubaho. Rero kwiyahura ni umwuka uva ku badayimoni, bamwe babi cyane b'umukara. Abo ngabo rero ntabwo rwose birarambira, birababaje. Ni umwuka uva ku badayimoni. Ariko Humura TV show turahari. Ukuntu umuntu ahenze buriya, umuntu ni zahabu. Ni mwikunde cyane, buriya uzikunde kuko ubuzima burahenze. Igishoro cy'ubuzima ufite Imana yaguhaye ujye ugishimira Imana cyane. Baba bashaje ariko bakavuga, usanga bakunze ubuzima. Ngenzi umukecuru ufite imyaka nk'ijana irengaho gato ariko ukuntu akunze ubuzima. Yaba mwamenya ukuntu akunze ubuzima, wamubwira ngo gapfe ntimushwane. Ntabwo waba muri urwo Rwanda. Niyo arwaye ahita avuga ati umugambi wari rero. Buri muntu wese uyubwumva iki kiganiro sibyo, yumva akomeye, yumva ashikamye. Ibibazo byose byawe waba ufite uko byaba bingana kose, ntibiruta ubuzima bwawe kose, ntibishoboka kurusha ko byaruta iki ubuzima bwawe. Uruha agaciro mu maso y'Imana, agaciro ufite karahe. Niba uri
musore uzavamo umugabo ubyarira igihugu, uzakorera Imana, uzaba umuntu udasanzwe, uzayobora, uzagira ute. None urashaka kwiguza ubuzima koko? Ni ikibazo gikomeye cyane. Mugarukira aho pe, mugarukira aho ngaho. Ubuzima nibyongere ku muntu wese udukurikirana hano kuri Humura TV show. Uyu ni Odile mwamubonye, uyu ni Odile ngende Jeannette uri kubabwira. Ubwo rero ntihagire umuntu wiyahura yatwumvise rwose kwiyahura. Iri jambo niritakarira ubusasi. Kwirukanye umwuka wo kwiyahura ku buzima bwanyu. Amena. Muri beza, murakunditse, uwo mwuka utsindwe mu izina rya Yesu. Umusore w'imyaka 21 urangije nko kwiga kaminuza ukajya kumva Mariya akiyahura we, kubera yuko ngo abantu bamwanze, kubera yuko nta muryango ufite. Imana yagufashije ukabugeza aho ngaho, kucyumva ko wakwambura ubuzima. Birababaje pe, birababaje. Muzatanga umusaruro, muzabaho, birababaje pe, muzagera kure n'ingoma. Abantu ariko buriya baba bafite impamvu, ariko izo mpamvu zose ni muzima amatwi, muzima amatwi. Ariko hari n'imiryango igira akarande yo kwiyahura. Ngo narumvise iyo umuntu yiyahuye iwanyu ngo birazenguka n'ubundi ngo bikakazagira umuntu. Buriya no kwiyahura ni karande. Izo karande rero ukibaza utese uno muntu koko ko nta kintu abuze, wakumva impamvu yagiye ibitera ngo sheri wanjye yanyanze utuntu nk'utwo, ukumva mu by'ukuri ni ibintu bidafatika. Kumbi ni naya karande y'abadayimoni bari kukwiruka. Ntabwo twagukina kumubwira toka shitana. Abo badayimoni bagende bave ku bantu bose bari kutwumva. Turabirukanye toka shitani, abatwikire bantu b'Imana. Uwo mudayimoni atsindwa mu izina rya Yesu. Mudayimoni wo kwiyahura warakaza muri iki gihe. Uwo mudayimoni atsindwa, ananirwe, imyuka mibi yose itsindwa mu izina rya Yesu. Kubera yuko buriya mw'abantu mwe, niba hari ikintu kibabaza ni ukubura mu myaka yo hasi ukiyahura. Niba hari ikintu kibabaza ni ukubura umugabo ufite umuryango. Hari abantu basiga abagore babo bakiyahura. Niba ari ikintu kibabaza ni ukumva umuntu wawe yiyahuye. Yesu umwami w'i Nazareti, ukumva ngo yiyahuye. Can you imagine? Birarenze. Ntabwo ukuntu umuntu yikunda ubwe ntabwo watekereza ukuntu umuntu yakiyahura pe. Iriya shitani ibikomeye, ibikabije, ahubwo no kuba umukara sinzi uko nisa, sinzi niyo yavuye. Ndumva ahubwo ikiganiro twaba tukirekeye n'aha ngaha. Ikiganiro tukirekera ubundi umuntu wumva afite agahinda gakabije ariko yaduhamagara, yadusura, twamusura. Hano turahumuriza byonyine, n'ibindi biruseho ikintu cyose cyakora ku mutima w'umuntu kikamugarurira ubuzima, icyizere cyo kubaho. Usiko nitwa Muyizere. Icyizere cyo kubaho, ukizera Imana, iyo itanga ubuzima bwose. Ntituyitesha agaciro rero ngo twebwe tubwiyambure. Imana iguhaye ubuzima urabwiyambuye. Nukuri muhumure. Twibutsa n'abantu, hari abantu bagira depression kubera kunywa ibiyobyabwenge byinshi by'inzoga n'ibindi byose, noneho ugasanga imiryango yabo yabatereranye. Iyo miryango ikaba yabateye depression, bakumva bariyanze. Uranyweye ugize ute, aho ugeze iwanyu bakubwira ati ntacyo umaze, baragutoteje. Ibyo nabyo bishobora gutera umuntu umutima uhagaze, ukumva ko niba wumva ntacyo umaze ku isi, ugasanga ufashe umwanzuro nk'uwo. Ariko turagira ngo tubabwire ngo waba usenga, waba udasenga, waba ukijijwe, waba udakijijwe, menya ko kwiyahura ari umwuka mubi kandi ubutsinde mu izina rya Yesu. Reka tubashimire rero tunabaseze. Turabashimiye, mukomeze mudukurikirane, muduhe ibitekerezo, twungurane inama, ibyubaka umubiri, ubwenge n'igihugu. Abantu mwese abari mu gihugu, abari hanze yacyo, mwese amahoro y'Imana abane namwe. Mukomeze kwirwa mu byo mukora byose uhereye kuri kimwe kugeza kuri ko cyane. Turabakunda guys. Bye. See you. Bakupite.